ndabashimira cyane kandi bashimira n'uburyo bihanganye kuba tutakibagezaho ibihangano byacu. Oya, ntago ubundi ubusanzwe ntago nitwa Sumbura, ni ka kantu ko gutwika nyine. Ubundi nitwa Tuyizere Pacifique. Sumbura rero ahantu ryavuye, ni inshuti zanjye nyine zakundaga kuvuga ngo mfite utungo tw'uburyarya, niba mfite nyine utuntu tw'uburyarya ngo tumeze nk'utw'urukwavu. Nabatse washaka izina rijyanye n'urukwavu ariko mu kantu nyine gasa nk'aho gatandukanye, kugira ngo wenda bijye biba n'igitangaza ku bantu bazajya babyumva. Ndavuga ati ese wakwita Sumbura hari ikintu byaba bitwaye. Ndakeka byaravuye muri bagenzi banjye twakorana muri groupe. Urebye ntabwo dusa nk'aho wenda twacitsemo ibice cyangwa ngo ducike intege, ariko iyo abantu mukorana muri groupe ndende biba bigoye kugira ngo igitekerezo cyanjye kibe cyakumvwa n'undi dufatanyije muri groupe. Niyo mpamvu nyine dusa nk'aho twacitsemo ibice, dusa nk'aho turekeye gukora, ariko urebye nta birenze cyane, dusa nk'aho twihugiyeho cyane. Oya, ntabwo twahagaze gukora, nta nubwo twanarekeye gukora, ahubwo dusa nk'aho bamwe twagiye dusa nk'abashwanamo ukuntu, ariko bitarenze cyane. Nyine ni ibintu bya entertainment, ariko oya, twageze aho nyine turongera dusa nk'abahuza, ariko ikibazo twagizemo ni kimwe. Urabona abenshi nibwo twari tugisoza, dusa nk'aho twashyize imbaraga muri cya gihe cya Covid, nibwo twari dufite imbaraga nyinshi kuko amashuri yasaga nk'ahagaze, kandi abenshi twari tukirimo turiga, abandi dukeneye gukomeza amasomo yacu. Navuga ko wenda ariyo mpamvu yatumye ubu tutakiri gukora. Bamwe bagiye kwiga, bakomeje universite, hari n'abagiye kwiga hanze y'u Rwanda. Urumva biri gusa nk'aho bitugora muri ino minsi kuba twashyira hamwe tukongera tugakora. Birumvikana gushaka indi groupe, nashaka abandi, ariko kugira ngo bazagere ku rwego rw'aba bandi ba mbere bari bagezeho, nanone byangora, byasa nk'aho ari ukongera gutangira mu bushyashya. Bibaye ngombwa nabategereza tukongera tugakora. Oya, ntago wenda ibyo ngibyo byabayemo kwibeshya. Urebye ntago groupe ari yanjye, cyangwa se ngo abe ari njye wenda wari ubagize. No kugira ngo dushwane n'ibyo byari birimo, bavuga ngo groupe nsa nk'aho nshaka kuyiharira, ariko nyine muri make urebye ntabwo byari byo, ahubwo twari twakunye nyine abantu bashakaga kuba buri wese ashaka kujyana ibintu mu murongo. Urebye ukuntu twatangiye nyine, wenda nsa nk'aho ari njye wazanye igitekerezo cyo gukora, ariko muri groupe uko twari tumeze nawe urabizi ukuntu groupe ikora,
buri wese aba afitemo ijambo, buri wese aba afitemo ijambo. Buri wese akagira igitekerezo, akazana igitekerezo, then tugashyira hamwe nyine ibyo bitekerezo bikaba byavamo ikintu runaka. Oya, ntabwo byari byose nawe koko urebye wasanga muri kino gihe ntabwo wapfa kurya umuntu byoroshye, ntabwo warya umuntu byoroshye, ntabwo wamurya amafaranga bigende gutyo. Nyine ni kwa kundi buri wese aba atekereza ibyo, ariko njye nta muntu wigeze ngira amafaranga. Twakoraga mu buryo bugoranye butuvuna, urebye no mu gihe cya covid ni ugukora nta hantu umuntu avana amafaranga no kwihiringa, gufata amafaranga y'umuntu ukayarya. Urabona umuntu usoje kwiga segonderi ukavuga ngo urafata amafaranga yarya gutyo. Mbese mu byo twakoragamo kubona amafaranga byari ibintu bigoye, ku buryo byagorana no kuba ngo wamurira amafaranga. Nta muntu nigeze ndira amafaranga, mbese twafataga amafaranga tukayashyira hamwe, tugakorera hamwe, tukaba twakora ikintu kizima. Icyo kibazo cyo kuvuga ngo kumbona mu makomedi menshi bivuga ko ari njye wari mastermind, nyine ni kwa kundi wenda umuntu urabona nko tugiye wenda mu byahindu by'umupira gatoya, urabona wenda nka Messi cyangwa Cristiano kubura mu ikipe byabaga ari ikibazo cyane, kandi wenda akavamo atanatsinze, ariko abafana kumubura mu kibuga byonyine bikaba ari ibintu birenze. Oya, ntabwo nshaka kwigiranya nawe, gusa hari igihe umuntu sinzi ukuntu nabikubwira. Birumvikana cyane ko tuzongera gukora kandi bidatinze. Cya gihe twari turimo dutegura gukora Icyo Dupfa season ya 2, tunabishyira kuri social media zacu, ariko haje kuvamo ikibazo. Abakinnyi babiri barimo bagikinagamo basa nk'abari main actor, biba ngombwa ko basubira ku ishuri. Turavuga se kuyikora badahari, tubona ntabwo byakunda, biba ngombwa ko tuyisubira. Nta bintu bikomeye cyane nyine, nibiba ngombwa tuzongera dukore, kandi nibiba ngombwa twongera gukora nyine ngo zaba ari aho ngaho nyine tugarukiye, kuko twakoze ibyo dushoboye. Nibiba ngombwa tukigira hejuru, hari igihe wenda batazongera no kutubona muri ino myaka, ariko wenda mu myaka 2 cyangwa 3 iri imbere bakaba bazongera kutubona. Birumvikana cyane, nakundaga ziriya komedi zo kuvumba. Abantu baranazikundaga cyane, bakavuga ati urabona ukuntu nagukoraga mu buryo bw'ama-episode, ngakora akantu ka mbere kakarangira, episode ya 2 ikavaho. Ndakeka twarekeye gukora ngeze kuri episode ya 4, aho twagiye kuvumba mu kiriyo. Icyo nabwira abafana bacu ni ugukomeza kutwihanganira, kandi n'uburyo batubaye hafi mu bikorwa byacu twakoraga, bakadushyigikira mu buryo bw'amasengesho no mu buryo bwo kudutera inkunga mu buryo butandukanye. Turabashimira kandi turababwira ko Imana nidushoboza
tuzongera tukabona ibintu byiza.